What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. What shall I render to Jehovah? For he has done so very much for me. He's done so much for me. I cannot tell it no. Arwaza umwana yagera kwa muganga ugasanga gurupe z'amasengesho zirasimburanwa mu rugo zijya gusengera umwana urwariye Faisal, ariko mama Rudomo umwana we kumuhima arinda akira akazaza tumubaza wabagahe utadufite yabuze na paracetamol ngo nabone yo gufite ubundi umurimo w'umunwa ni ukuvuga nese ubuza abantu kuvuga hari umunwa wabahaye. Yes, Kristo azarinda z'abantu bakivuga. Banyita Merisari binashaka gusobanukirwa. Bira bitaro byitiriwe umwami Faisal nibyo yapfiriyemo, niwe warwariyemo igihe kirekire, ari mu babyubatse, yaturiye hari ahantu biri. Kuko sinzi numva ukuntu ibitaro byitiriwe umwami Faisal biri Kacyiru, nteho yaratuye nta numva ndi kwibaza gutyo nyiga segonderi nigeze guhinga ahantu hanini yanjye bahanyikiriye hari ahantu kuki bahitira umwami Faisal. Sinzi no kubikora icyo nzi nuko iyo utegetse biratungana. Ubibaza kube gisubizo mungorana kakubera umukiza no murufa kajana nawe Yesu we nshuti nziza we. Ubibaza kube gisubizo unambara kubera umufasha we no murufa. Uri nshuti yanjye, uri nshuti yanjye Yesu shenge shizwa kugukunda. Imbere yawe ndundi, imbere yawe ndundi kuko ntunkunda nk'abandi, ntundeba nk'abandi kuko njyewe undi ndukundi. Iyo ndi mu rugendo inzira ari ndende, indoro yawe irandambika ndongera.
Umugabo yoherereje umugore we message aramubwira ati mbabarira mugore wanjye rero sindi bushobore kuza kugufata ku kazi ndi kwa muganga mama ararwaye afite ikibazo cy'amaraso ndi gushaka uko yakongererwa. Umugore aramusubiza ati mbese ubu ngubu warebye usanga mama wawe ari ufite agaciro kundusha, ubu ntege tagisi ngo nuko mama wawe arwaye wamuretse se ukaza